icyo ushaka. Fase ko mbona mo kugenda gake. Agenda gake pe. Guhera 2019 2020 n'abugingo n'ubu ngubu je musaba umuntu kugeza na n'iyi saha. Piti none jena injira gutera ibisubizo. Nibuka ariko nari nakubwiye ko ngukunda se. Guhera 2019 nkubwira ko ngukunda. Wowe Jewe uyu kugeza hano uracyangunda. kugeza na n'ubu ndetse kuzageza n'iteka ndetse. Sha. Wabitekerezaga. Uza imyaka guhera 2019 21 kabiri n'abugingo n'ubu ngubu ibicu gitekereza. Wabitekerezaho neza. Paka naryari. Je ndarambiwe. Ndafanga hano ibisubizo. Reka mubwire ibyo bisubizo. Bwana wanjye se ko mbona indwara zihora zikwibasira aho ntibakuroza. None se nyine kubona ndwaye. None se wumva urwaye? Abahungu twari turi kumwe ejo bundi baranshutse. Ubanza ari ibintu nakoreye umunsi w'intoki. Iki? Farusha wumva igisubizo. Je ndashaka igisubizo. Rero igisubizo cyo kuri ntabwo ukunda afite. Je rero amahame ngenderaho. Inka y'Abanyapakistan. Nyuma ariko umuntu nkunda cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose giye nkunda. Nibura ko twanajyana. None ubwo Aho kugira ngo rero mbeho ntagufite mu buzima bwanjye no kumukunda. Twanapfana twese ubwacu. Urabivuga iki? umva singukunda sinese no kuzagukunda akora icyo ushaka. Okay, guhera 2019 kugeza none ubu ngubu. Okay, reka mbikore. Akora icyo ushaka. Zifira sawa. Kugira ngo wereke ko iyi mbona atari n'umuneke. Ni wowe ugiye guhita ukurikiraho. Yakunda sa. Ni wowe ugiye guhita ukurikiraho. Ari ko icyo ushaka.